Reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza aho munkurikira muherereye mu bice bitandukanye by'uyu mubumbe. Ndasuhuza abari iwacu mu Rwanda, ndasuhuza abari Burundi, abari Uganda, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, abari muri Afurika y'Epfo, abari muri United States, abari hano muri Canada, abari muri France ndetse na Belgique, ndetse n'abari muri Germany. Niyo mibare nduzi igenda igaruka ku bantu bari kunkurikira mu minsi 28 ishize. Ndasuhuza kandi mwebwe mwese muri mu bihugu bitandukanye bishobora kuba bitari kuri uru rutonde mvuze. Nimukomeze kugira amahoro. Uyu munsi rero hangiye kubaganiriza kuki ngiye kubaganiriza ku kintu cyitwa deportation. Ngira ngo iryo jambo mumaze iminsi yenda muryumva rivugwa haba mu bitangazamakuru cyangwa se mu bijyanye n'impinduka zigiye ziriho muri iyi minsi mu bijyanye na immigration muri Canada. Hakunze kuvugwa ibintu bijyanye na deportation. Deportation bikunda gukoreshwa nk'ijambo risobanura kwirukana abantu mu gihugu, kwirukana abanyamahanga mu gihugu bakabasubiza iwabo. Niko rikunda kumvikana mu matwi y'abantu, nubwo turi buze kubona ko hagiye harimo details zitandukanye mu bijyanye no gusubiza abantu mu bihugu bakomokamo. Nibyo ngiye kubaganirizaho uyu munsi. Reka tubyinjiremo mwumve uko bimeze. Nkuko rero narimaze kubibabwira, tugiye kuganira kuri uyu munsi ku bintu bijyanye na deportation. Bigenda bite kugira ngo Canada yirukane umuntu muri iki gihugu? Ese ninde wirukanwa? Ni izihe mpamvu? Nubwo hakoreshwa iryo jambo risa nkaho ari ijambo rikomeye kwirukanwa, turaza kubibona neza, ariko ni izihe mpamvu zibitera? Ese bigenda bite? Hari n'inkubiri ivuga yuko abanyeshuri bashobora kuba bazabirukana bakabasubiza iwabo. Ibyo nabyo turaza kubirebaho, nubwo atari byo, kuko ntibakwirukana uri umunyeshuri waraje kwiga ufite ibyangombwa byo kwiga. Ahubwo turaza kureba icyaba cyihishe inyuma y'izo mvugo zigenda zikoreshwa. Mpereye rero ku cyambere cyo kwibaza umuntu yakwibazaho, ese bibaho ko Canada ishobora kwirukana umuntu ku butaka bwayo? Igisubizo navuga ngo ni yego. Navuga ko bishoboka. Umuntu wese utari umusitizen, udafite ubwenegihugu bwa Canada, hari impamvu zishobora gutuma bamwirukana ku butaka bwa Canada, cyangwa se bamusaba ko asohoka igihugu agasubira iwabo. Ni izihe mpamvu rero? Impamvu zishobora kuba ari impamvu zijyanye no guhamwa n'ibyaha bitandukanye, ibyaha bihanwa n'amategeko. Bimwe muri ibyo byaha nagiye mbabonera bivugwa kuri website ya leta, ni ibijyanye no kuba waba ubarizwa mu bintu bijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se no kubikoresha, ni bijyanye n'ubujura. Nabonye bashyiraho urugero ngo umuntu akaba yaribye amafaranga arenga 5,000. Ibintu bijyanye na domestic violence, ntabwo nzi uko ndi bubisobanure neza mu Kinyarwanda, ariko reka tuvuge ko ni umutekano muke ushobora guteza mu rugo urimo, ariko no kuba wakwangiza ubuzima bw'abandi, gukubita, gukomeretsa n'ibindi bigenda byiyongeraho aho ngaho. Ikindi, kurwana. Nabonye bashyiraho urugero ngo urugero ukaba uri nko muri bare umaze kugasoma, nuko utangiye kugira mu yindi suka wateza saga mu kabari, ukarwana ugakomeretsa abantu. Ibyo biramutse biguhamye ko ari ibyaha byo guhohotera abantu, bishobora kukugiraho ingaruka zirimo mu kugusaba kuva ku butaka bwa Canada. Hariho ibijyanye no kuba ushobora guhamwa n'icyaha cyo gutwara ikinyabiziga wanyoye, uri under influence ya drug cyangwa se alcohol. Icyo kiguhamye nacyo ukaba udafite ubwenegihugu bw'iki gihugu, bashobora guhita bagusaba kuva mu gihugu ugasubira iwanyu. Ikindi ni ukuba ushobora kuba ufite intwaro
mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo nabyo barabihanira ku muntu utari umwenegihugu, bashobora guhita bamusaba gusubira iwabo. Mbibutse ko kuba tuvuze ngo nuko utari umwenegihugu ntibivuze ko umwenegihugu we batamuhana. Ufite ubwenegihugu bw'iki gihugu nawe baramuhana, ariko we yenda nta handi bashobora kumwohereza iyo ari umuntu wakavukire hano. Ariko uramutse ufite ubwenegihugu nabwo hari izindi process bishobora kunyuramo mu gihe ibintu baba bakoze byaba ari ibintu biteje akaga mu gihugu. Still nabwo ubwenegihugu bashobora kubanza bakabukwambura, bikaba biri kwerekera mu nzira yuko n'ubundi ushobora kuzasubizwa iwanyu byoroshye. Ikindi ni ukuba ubarizwa mu mitwe y'abagizi ba nabi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nabwo ugahamwa n'icyo cyaha. Ni ukuvuga ni nka ya magurupe y'abantu baba barishyize hamwe bagenda bakora ibyaha bitandukanye, ibyaha by'ubujura, ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, ibyaha byo kwica. Ibyo byaha byose tugenda tubibona. Biramutse biguhamye rero ukaba uri umwe mu bantu badafite ubwenegihugu bwa Canada kandi uri ku butaka bwabo, bagusaba gusohoka igihugu. Ikindi ni ikijyanye no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyangwa se ikindi kintu cyose ushobora gukora gishobora kubangamira uburenganzira bwa muntu. Icyo nacyo gishobora gutuma bagusaba gusohoka igihugu. Ibindi bishobora kuzamo ni nko kuba watanga amakuru atariyo kugira ngo ugere mu gihugu, cyangwa se ube warabonye nka permanent resident. Ni urugero, baramutse babonye ayo makuru nyuma bakabimenya nubwo uba waramaze kubona permanent residence, still bashobora guhita bagusaba gusubira iwanyu. Ibindi byongeraho ni ukuba ushobora guhamwa n'icyaha mu kindi gihugu hanze ya Canada, nabwo bikamenyekana, nabwo uba uhindutse ko uri umunyacyaha mu gihugu, nabwo bagusaba kuba wasohoka igihugu ugasubira iwanyu. So nibyo bintu bigera nko ku 10 nashyize ku murongo bavuga bishobora gutuma leta ifata icyemezo cyo kukwambura status wari ufite yo gutura muri iki gihugu, igahita igusaba gusubira iwanyu. Ntarajya kuri point ikurikiyeho, hari igihe abantu benshi ntabwo nzi nimba abantu bose babisobanukiwe. Hari abatekereza ko iyo ugeze muri Canada, ni urugero uje kwiga cyangwa se ubonye visa ihakugeza, uje gusura cyangwa uje gukora cyangwa se uje gutembera, hari abatekereza ko biba birangiye wageze muri Canada uba watuye. Ntabwo ari byo, kuko hari inzira nyinshi unyuramo kugira ngo ubone ikikwemerera gutura. Visa yo kuza gusura ni irukwayo, icyemezo kikwemerera kuhaguma no kuhatura, kuba wahabwa uburenganzira ukaba umuturage waho, ugakora ukiga, bigira mu zindi nzira zirimo izo kuba urugero waba ufite umuryango hano ukagukorera sponsorship, ukaba waza icyo gihe uza ufite permanent residence, kuba wabona work permit ukaza ugakora, hanyuma ukagira igihe runaka kiba gisabwa n'amategeko ugatangira process yo gusaba permanent residence, kuba leta ishobora kwemera kukwakira uri nk'impunzi iturutse mu gihugu runaka. Icyo gihe aho ngaho umuntu aza afite ibyangombwa byo gutura. Ariko izindi nzira zisanzwe, kuza kuri visa uje gusura, uje kwiga se, uje gutembera, ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kuguma mu gihugu, kuko izo visa ziba zifite igihe zizamara. Iyo kirangiye ubusabwa gusubira iwanyu, keretse igihe waba warabonye izindi opportunity ziri bukwemerere kuguhesha amahirwe yo kuba waguma mu gihugu. Hanyuma rero iyo umwene gihugu, hari igihe njya nkunda kuvuga ko buriya iwabo w'umuntu haruta ahandi hantu hose ku isi, niko nabivuga kuko nimba hari aho bishoboka ko Canada ishobora kukwambura ubwene gihugu yaguhaye kugira ngo ibashe kugusubiza iwanyu, bivuze ko iwanyu nyine haruta ahandi hose. Muzabona ko ibyaha bimwe nagiye mvugamo hano, hari igihe usanga abaturage b'igihugu babikora, hari igihe usanga iwacu biba bihari, ariko ntabwo igihugu kiba kiri bugushyire, kuko uri umunyagihugu baraguhana nk'uko biteganywa n'amategeko, ukarangiza ibihano ugasubira mu buzima busanzwe, cyangwa se n'ibindi bishobora kwiyongeraho bitewe n'uko igihugu kigenda kibigena. Canada rero iramutse yaraguhaye n'ubwene gihugu, ariko nyuma ikazabona amakuru ko hari amakuru watanze atariyo, ishobora kukwambura ubwo bwene gihugu, bikaba byatuma igusubiza iwanyu. Ikindi ni ukuba ushobora guhamwa n'icyaha hanze ya Canada. Uramutse uhamwe n'icyaha mu gihugu cyawe, Canada ikabimenya, ayo makuru ikayabona,
ihita itesha agaciro bwa bwenegihugu yari yaraguhaye. Hanyuma iyo ikwambuye ubwenegihugu, mu by'ukuri itegeko riteganya ko uhita uhinduka permanent residence, hanyuma ukaba usabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza agenga abantu bafite permanent residence kugira ngo bagume gutura kuri ubu butaka. Ntabwo nibutse kureba neza amakuru avuga ku bijyanye n'amabwiriza ku muntu ufite permanent residence, ariko nimba nibuka neza bagusaba ko nibura buri mwaka uba uri mu gihugu iminsi 185. Ndumva ari icyo ngicyo naba nibukaho. Ubwo rero bivuze ko iyo bakwambuye ubwenegihugu, iyo barivokinze yo citizenship, uhinduka permanent residence. Ariko mwibuke ko nimba igitumye bakwambura uko basanze watanze amakuru atari yo muri process ya immigration, bivuze ko na permanent residence nayo ishobora kuba affected. Naho basanga amakuru watanze ahafegita, bishobora kurangira nabwo bagusabye gusubira iwanyu. Indi mpamvu nanone ishobora gutuma bagusaba gusubira iwanyu ni igihe ushobora kuba waratse ubuhungiro uri mu gihugu. Urugero, hari igihe umuntu aba yaraje gusura agahita afata icyemezo cyo kuguma mu gihugu, akaba yasaba ubuhungiro, bakamwakira, bakakurikiza amategeko agenwa n'itegeko rijyanye n'ibijyanye no gusaba ubuhungiro, bakaziga kuri dosiye yawe. Ni process iba iri ndende, hanyuma process ikarangira bagafata umwanzuro. Mu by'ukuri ubusabe bwawe baramutse babwanze, nabwo uhita uhabwa urwandiko rugusaba gusohoka igihugu mu gihe runaka. Ikindi hari ibijyanye no kuvuga ku banyeshuri bivugwa ko bazasubizwa iwabo. Iki ngiki yenda nkivugeho gatoya. Muri izi mpinduka zagiye ziza zijyanye no kugabanya umubare w'abantu baguma muri iki gihugu, ngira ngo murabizi ko n'icyiciro cy'abanyeshuri baza kwiga cyagezweho. Bashyizeho imibare mike ugereranije n'imibare y'abanyeshuri basanzwe binjira mu gihugu mu buryo bwo kugabanya abanyeshuri n'amaviza batanga. Bashyizeho ingamba zituma abantu babonaga uburyo baza gukora bagabanuka. Ntabwo babikuyeho, ariko imibare yaragabanutse. Hanyuma bashyizeho n'uburyo kandi umunyeshuri yarangizaga kwiga akaba yahita abona uko aguma mu gihugu, akabona work permit, bikazamuhesha kuzabona na permanent residence. Nabyo babikozeho, bashyiraho amabwiriza agiye atandukanye, harimo no gukora ibizamini by'indimi kugira ngo umuntu ashobore kwemererwa kuba yabona post graduate work permit mu gihe yaba amaze kwiga. Hanyuma kandi bakanashyiraho na requirements zivuga ko nanone bishobora no guterwa n'icyo umuntu yize, bakabanza bakareba ko kiri mu bintu bikenewe mu gihugu, biri muri segiteri zikeneye abakozi, ku buryo byaba impamvu yo kukwemerera kuguma mu gihugu, hanyuma ukinjira mu byo kubona permanent residence. Izi mpinduka rero zimaze kuza, mbibutse ko hagiye hanavuga ko hari abanyeshuri bari baraje kwiga ntibashobore gukomeza kwiga. Bamwe bakaba batarashoboye gukomeza kwishyura amafaranga y'ishuri nk'uko byari biteganijwe. Abandi se bakaba barahinduye ibigo by'amashuri, rimwe na rimwe ntibamenyeshe leta. Ngira ngo naho ayo mabwiriza aba hari ko iyo uhinduye ishuri bigusaba ko umenyesha leta, kuko iyo utabikoze uba urimo udakurikiza amabwiriza ajyanye n'ibya immigration. Icyo nacyo leta yanagikozeho mu mpinduka yashyizeho. Yavuze ko ubu ngubu umunyeshuri aramutse abonye admission ku kigo runaka, agasaba visa akayihabwa, akaza kwiga, hanyuma yazahagera agafata umwanzuro wo guhindura ishuri. Abantu bundi busanzwe babikoraga, ukaba waruje kwiga nka bachelor's program, wahagera ugahitamo kwishakira nka course y'igihe gitoya muri college, ukagenda ukayiga. Gahunda yabaga iriho rero kwa kumenyesha leta gusa ko wahinduye ishuri, nta kindi byasabaga. Ubu rero amabwiriza mashya ariho nuko nuramuka uhinduye ikigo cy'ishuri, bizagusaba gusubira muri process zose, ukongera ugasaba indi study permit, bakongera bagaprocessinga, bakagusaba kwerekana ibyangombwa by'umutungo n'ubushobozi bikwemerera ukomeza ukiga muri icyo kigo waba wahisemo. Biravugwa rero ko izi mpinduka ziriho zatumye abanyeshuri bamwe bahitamo guhita bidekarara bagasaba ubuhungiro. Hariho ubwoba bw'uko kuko bashobora kubasubiza iwabo. Ntabwo mbizi nimba abantu barabitekereje gutyo, cyangwa se hakaba harimo abatari barakomeje kwiga. Ngira ngo
nabivuzeho muri video y'ibihe byatambutse, aho umunyeshuri yemerewe gukora amasaha 24 gusa mu cyumweru. Mu by'ukuri ni amasaha makeya, ntabwo ayo masaha ashobora kugufasha ngo ubeho ushobore no kwishyura ishuri. Ni ukuvuga uramutse waraje kwiga udafite ubushobozi buzagufasha gukomeza kwishyura no kubaho, ntabwo igihe bakwemerera cyo gukora gishobora kugufasha kwishyura ishuri ngo unabeho, ntabwo bishoboka. Navuga ko bidashoboka. Bishoboka rero ko harimo abashobora kuba bararetse kwiga, kandi kureka kwiga urimo witeza ingorane, kuko kuzaguma hano biba bizakugora. Harimo abashobora kugira uburyo babona utuzi yenda tutari bubasabe kujya baripotinga muri leta, ku buryo leta itazamenya ko wakoraga amasaha arenze yayandi, kuko abakoresha basanzwe ntawe ushobora kuguha akazi kazarenza amasaha wemerewe kuri work permit yawe nk'umunyeshuri. So ibihumbi byinshi rero by'abanyeshuri bavuga ko byahise bisaba ubuhungiro. Hari imibare nayo yegeranyije hano. Leta yatangaje ko imibare igera ku bihumbi 170 ya study permit zabaye expired. Ibihumbi 170 zabaye expired kurangirana n'umwaka wa 2024. Iyo study permit zibaye expired, ushobora gutekereza ibintu bibiri. Icya mbere yida nuko igihe baguhaye kuri iyo study permit yawe kirarangiye. Ikindi ushobora gutekereza nuko icyo gihe gishobora kuba kirangiye umuntu arangije kwiga porogaramu yararimo afata. Icya gatatu yenda umuntu ashobora gutekereza nuko icyo gihe gishobora kuba kirangiye umuntu ataramara kwiga, ni urugero, cyangwa se akaba ataranakomeje kwiga, mu by'ukuri yarabihagaritse, hanyuma igihe cye yari yarahawe kikaba kirangiye. So study permit zigera ku bihumbi 170 zabaye expired kurangirana n'umwaka ushize. Ni ukuvuga ngo abo ngabo harimo abasaba work permit, iyo bamaze kwiga bakaba bashobora gushakisha utuzi bakaguma mu gihugu, bakazaboneraho n'ubundi buryo bwo kuzasaba permanent residence. Hakaba harimo yenda n'abatarakomeje kwiga, bari barimo bishakishiriza mu bundi buryo busanzwe. So abantu rero basabye ubuhungiro, amakuru ahari nuko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize kugera mu kwa 9 abanyeshuri bagera ku bihumbi 13,660 basabye ubuhungiro. Ariko umubare munini w'abasabye ubuhungiro bavuga ko watangiye kubaho hagati y'ukwezi kwa 9 kugera mu kwa 12 k'umwaka urangiye, ariko ayo makuru ntabwo barayatangaza. Muri make ntibaratangaza imibare ihari kugeza ubifatika. Ibihumbi 13,660 nibo basabye ubuhungiro kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 9. Ubwo tuzamenya neza mu bihe biza imibare y'abasabye ubuhungiro kuva mu kwa 9 kugera mu kwa 12 k'umwaka urangiye, gukomeza no muri uyu mwaka turimo. Biravuga ko abanyeshuri benshi basabye ubuhungiro, kandi nimba mukurikira amakuru nabonye leta ivuga ko amahirwe ari makeya ko abo banyeshuri mu by'ukuri bazasanga kuko bemererwa kuguma mu gihugu bari eligible yo kubona iyo protection nk'umuntu urimo usaba ubuhungiro, ko bishobora kuzagorana ko hagira abantu bazemererwa iyo protection. So iki rero kiri mu bintu bisa n'ibyakanze abantu bagafata yenda ibyo byemezo. Hari kuba baratinye ko ibijyanye n'impinduka muri immigration cyane cyane zireba abanyeshuri zatuma badashobora kuguma hano, bagafata icyemezo cyo kwidekarara. Nacyo ni icyemezo kitoroshye, navuga ko ntawuzi neza ko harimo abazagira amahirwe, yenda ntibazaburamo, ariko navuga ko bitoroshye. Umubare munini hari igihe ushobora kubona wangiwe ubusabe bwabo, hanyuma bagahita basabwa kuba basohoka igihugu. Iri jambo rero deportation nk'uko hanarivugagaho, ntabwo navuga ko byoroshye. Deportation ntabwo yoroshye, kuko umusanzwe nahoze ndeba amakuru kuri website ya leta. Iyo utacyujuje ibyangombwa bikwemerera kuguma mu gihugu, bakoherereza urwandiko rugusaba gusohoka, rugusaba kuva mu gihugu, bakaguha igihe runaka utagomba kurenza utarasohoka. Urwandiko bashobora kuguha rero harimo kategori 3, icyo ariyo bita removal order. Bashobora kuguha iyitwa departure order. Departure order ibigusaba kuva mu gihugu bitarenze iminsi 30 mu gihe baguhereye urwo rwandiko. Hanyuma
ugahita umenyesha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ko wasohotse muri iyo minsi utayirengeje. Urundi rwandiko bashobora kuguha ni urwandiko rwitwa exclusion order. Exclusion order ivuga yuko ni urwandiko baguha bakagusaba gusohoka kandi bakakubwira yuko utemerewe kugaruka mu gihugu mbere y'umwaka. Waramuka wifuza kugaruka mu gihugu mbere y'umwaka, bigusaba ko usaba ikintu cyitwa authorization to return to Canada, hanyuma bakwemerera ukaba wagaruka. Hanyuma bakavuga ko iyo exclusion order iramutse ishingiye kuri misrepresentation, bivuze ku bijyanye n'amakuru ushobora kuba waratanze yatumye ugera mu gihugu atariyo, ntabwo ushobora kugaruka muri Canada mbere y'imyaka 5. Hanyuma ikindi bavugamo ni uko serivisi zishinzwe ibijyanye n'imipaka byitwa Canada Border Services Agency, baramutse aribo bishyuye ikiguzi cyo kugukura mu gihugu kirimo yenda nk'ibijyanye n'amatiki cyangwa n'izindi cost zose ziri related no kugira ngo bagukure mu gihugu, nabyo uba ugomba kubyishyura mu gihe ushobora kongera kuba wazashaka kugaruka mu gihugu. Ugomba kwishyura icyo bagutanzeho cyose. Urundi rwandiko bashobora kuguha ni urwandiko rwitwa deportation order. Ngira ngo ni naryo jambo yenda mukunda kumva ngo deporting. Deportation order baravuga ngo you are permanently barred from returning to Canada and cannot return unless you apply for an authorization to return to Canada. Hanyuma aha naho mu gihe Border Services Agency yaba yarigize igira ibyo yishyura muri izo process zo kugira ngo uve mu gihugu, nabwo uba ugomba kuzabyishyura mu gihe wazongera gushaka uburyo wagaruka mu gihugu. Ugomba kubanza ukishyura icyo bagutanzeho cyose. Mbibutse rero ko izi order zo kubwira umuntu ko agomba gusohoka mu gihugu mu by'ukuri barakwandikira bakabigusaba ku bushake. Ugomba gusohoka ku bushake, baguha iminsi, hanyuma ukabamenyesha ko wagiye. Iyo utabikoze rero ushyirirwaho warrant yo kukwarestinga, yo kugushakisha kugushakisha no kugufata, hanyuma bakaba bagusubiza iwanyu ku ngufu. Bivuze ko ibikurikiraho byose nibo babyaranje mpaka bakugejeje iwanyu. Ari nacyo hano dushobora kuvuga ko igikunda gukoreshwa cyane cyitwa kudeporting umuntu bakamusubiza iwabo. Mu by'ukuri mu busanzwe ntabwo bikorwa by force, bijya gukorwa by force igihe umuntu atigeze yubahiriza ibyo bamusabaga. Baguha igihe cyo kwitegura ukaba wasubira iwanyu. Navuga rero yuko mu by'ukuri nta nubwo ari ibintu byoroshye, kuko nababwiye nk'imibare, urugero abantu bashobora kuba mu gihugu batujuje ibyangombwa, batemerewe kuba bahari. Nubwo navuga ko muri Canada bigoye, kuko mu by'ukuri iyo status yawe yo kuba uri muri Canada yarangiye, ni ukuvuga ngo work permit yawe itakiri active, study permit itari active, cyangwa se bakwambuye permanent residence usabwa gusohoka igihugu, ntabwo imibereho navuga ko iba yoroshye, kuko ntubushobora kubona akazi. Urumva rero utarimo ukora, ntabwo nzi ko imibereho yaba ishoboka. Abantu rero uko baba ari benshi mu by'ukuri basabwa gusohoka igihugu, ntabwo ntekereza ko byoroheye leta ko ishobora gukora ibyo bintu icyarimwe ngo ihite ibishobora. Bishobora gutwara igihe kinini, cyangwa se bakagenda bafata ingamba zitandukanye, ariko ntabwo ari umwanzuro woroshye. Hanyuma rero kubera ko mu by'ukuri abenshi baba baraje muri iki gihugu, umuntu atekereza ko ari ugushakisha ubuzima, akazatura, akagira ubusiyo yo kuba yatura, akaba agifite iwabo nyine ashobora kujya igihe cyose abishakiye, ariko akagira n'amahirwe yo kubona ibyangombwa bimwemerera gutura hano. Mu by'ukuri ntekereza ko iyo batanze order yo gusohoka igihugu, abenshi bashobora guhitamo gufata umwanzuro wo kugenda batagoranye, kugira ngo igihe bazongera kugerageza bizaborohere, be kuzagaragara nk'abantu bisha amategeko ku bushake, ku buryo bishobora gutuma badashobora kubemerera kuba bagaruka ikindi gihe bazongera kugerageza. Numva rero ari uko kuntu bimeze, imibare nuko kuntu ihagaze. Nababwira ko abanyeshuri basabye ubuhungiro, mbari ko mbivuga mu by'ukuri ntabwo byoroshye ko hari undi mwanzuro ushobora gufatwa mu gihe bikiri muri process, kuko bagomba kubanza kwiga kuri dosiye yawe, hanyuma
bakazayifataho umwanzuro. Iyo ifashweho umwanzuro ni ukuvuga ko bemeye ubusabe bwawe cyangwa babwanze, niho hakurikiraho ibindi. Kandi ni process itwara igihe kinini, murabyumva ko ni ibintu bisaba abakozi, bisaba inzego za leta. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biba umunsi umwe, biba kwezi kumwe, bitwara igihe, bitwara imyaka, umwaka, 2, 3, 4, 5 cyangwa se inarenga. Murabyumva rero ko mu by'ukuri n'indi dosiye yinjiye mu bijyanye na immigration, bivuga ko ku bantu bari basanzwe basaba ubuhungiro ku mpamvu zitandukanye, hiyongereyeho n'abantu bari bari mu gihugu nk'abanyeshuri. Imibare rero yariyongereye, binavuze ko processing mu by'ukuri zizakomeza kugenda zitinda, kuko n'ubundi zari zisanzwe zitinda, hatariyongeraho izi kese z'abanyeshuri yenda n'abandi bantu bari mu gihugu. Amakuru rero nuko kuntu ahagaze, nuko kuntu nayabasangiza, mba nayakuye ku bitangazamakuru bya leta ndetse n'imbuga nkoranyambaga leta igenda itangazaho updates. Umuntu wese abashobora kujyaho akayareba akayabona. Ntabwo ndi umu expert mu bintu bijyanye n'amategeko ajyanye n'ibya immigration. Ntekereza ibyiza no kuba umuntu ashobora kwifashisha imbuga nkoranyambaga za leta, niho umuntu ashobora kubona amakuru arambuye ku buryo ushobora gusoma ugasobanukirwa. Nuko kuntu nabivuga rero, nubwo ibyo biriho ntabwo bikuraho ko bazakomeza kwakira abanyeshuri baza kwiga, ntibikuraho ko bazakomeza kwakira abantu baza gusura, ntibikuraho ko hazagira abantu bakomeza kubona work permit bakaza gukora. Nubwo izo mpinduka zose zihari, ariko ubuzima bw'igihugu buzakomeza. Yenda imibare navuze ko ariyo yahindutse, imibare y'abantu bafataga izagabanuka, ariko porogaramu zizakomeza, keretse igihe hajyaho umuyobozi mushyashya agafata ingamba zo kubanza gukemura ibijyanye n'amadosiye ahari, bakabanza bakayakura mu nzira, yenda bakabona gukomeza. Which I don't think so, kubera ko igihugu gihora gikeneye abantu mu nzego zitandukanye, mu byiciro bitandukanye. Tuzagenda tumenya uko bazagenda babikemura uko iminsi igenda ishira. Ngayo nguko rero, nguko uko bimeze. Nayo makuru nari mbafitiye yo kubasangiza kuri uyu munsi. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke umwaka mushya, ukomeze kubabera w'iterambere mu mpande zose z'ubuzima, kuri mwe abankurikira ndetse n'imiryango yanyu. Turi kumwe naho utaha muri video izakurikiraho. Ciao ciao.